kwa Nyirakigwene nabyirutse bavuga ko ari imbuye y'amahoro, abanyembuye bagashyingirana bagasangira byose ari ntawucura undi. None ndahageze ndumirwa, abenshi mu miryango yacu barashize, abaturanye gito mu gihe cya jenoside baducuza imiboro. Akenshi bavuze Mbuye abanyamateka bumva Nyirakigwene cyangwa bakumva Cyobena cy'abana kuko hararirimbwe cyane. Umutwarekazi Dansira Nyirakigwene ni umukobwa w'Amabuka mwene Ntembe ya Rutinywa rwa Sengenge ya Gahaya ka Segisengo cya Nzuki ya Mutara Semugeshi wa Ruganzu Ndori umwami w'u Rwanda, bakaba Nyiginya b'Abaganzu. Yari umutwarekazi watwaye ahimbuye muri sheferi ya Nduga. Nyirakigwene yari umugore w'umutware witabye Imana akiri muto witwaga Nyantabana, umuhungu wa Kabare ka Rwakagara. Mbere yuko Nyantabana atabaruka bari bafite umwana umwe gusa witwaga Bangambiki kandi wari muto cyane mu myaka. Nyuma y'urupfu rw'umugabo we, Nyirakigwene yasabye umwami Yuhi Musinga ko yasimbura umugabo we akaba umutwarekazi. Ibintu bitari bisanzwe muri icyo gihe ko umugore yatinyuka no kubisaba umwami. Gusa umwami Yuhi Musinga yarabimwemereye cyane ko no mu mategeko mashya y'ubutegetsi bw'abakoloni imigenzo imwe n'imwe yari yaravuguruwe. Umwami yanabyumvikanyeho na Guverineri Sandharet, bemeza ko mu gihe Bagambiki akiri muto nyina yakomeza gutwara aho umugabo we yatwaraga kugeza igihe umuhungu we azuzuriza imyaka y'ubukure yamwemerera kuba umutware. Nuko Nyirakigwene abaye umutwarekazi atwara Mbuye yo mu Nduga muri Gitarama. Ahita kandi anaca agahigo ko kuba umugore wa mbere uhaye imirimo y'ubutware mu gihugu nyuma yo kuzungura umugabo we. Umutwarekazi Nyirakigwene azwi cyane kuba yari umuyobozi w'igitinyiro cyinshi kandi wanga akarengane n'ubusumbane mu bo yayoboraga, kandi kubera uburanga bwe bwakururaga benshi barimo n'Ababiligi, abahanzi n'abasizi baramusingije baramutaka biratinda karahava mu ndirimbo no mu bisigo. Inanga y'igisingizo izwi cyane kandi yanaririmbwaga ibwami ni yitwa Garuka, aho abasizi n'abahanzi bamutatse bati ugaruke ikibuza bwenge, ugaruke inzira guhunga, maze ugaruke shenge Nyirakigwene, reka ikibungenge ikibuza bwenge tugihinira aha, tuzamushakira umwanya wihariye tubabwire uko yaciriye Bugesera agakomeza guturwa n'abanyembuye baba batwa Abahutu n'Abatutsi. Ugaruke mugore mwiza, ugaruke ikibungenge, ugaruke ikibuza bwenge, ugaruka se nshuti nshigaje, ugaruka kanibigamba we, ugaruke iziraduka. Mwaka w'94 muri jenoside yakorewe Abatutsi nk'ahandi hose mu Rwanda, Mbuye yaribasiwe kandi Siribangwa nawe yakamiye. Abayituye bemeza ko nta warwaje bwacya aturanye na Kamiri, Mariko, Nakabonye, Seromba, Mujejimana, Nikodemu n'abandi bahowe ubwoko Tutsi. Mbuye yasangiye akababaro n'abaturanyi bayo nka Kinazi, Nyamiyaga, Mugina Bajenda na Kabugondo, Mayunzwe na Kangoma. Abenshi bagoye muri izo nzira berekeza i Kabgayi bahibeshya ubuhungiro. Imbuye batangiye gutwikirwa no kurya inka ku mugoroba wo kuwa gatatu tariki ya 20 z'ukwa 4 guhera saa 9 za nimugoroba. Ibitero bikomeye bihuje amaserere n'icyari komine Ntongwe ka Kirenzi byatangiye mu rukera rwo kuwa 4 tariki ya 21 Mata 94. Abakumiriye ibitero mbere n'Abatutsi b'Irubona na Nyakarekare. Bake batabaye abaserere rw'Imposha, Cyobe, Kirwa, Mpungwe na Musenyi. Bari kumwe kandi na Konseye Byankundi Yeremiya, Rwica n'inyene Fordware, Karinganire Karori, Hakizumwami Gaspari, Ngaruyinka waje kwicirwa muri icyo gitero n'abandi batahigwaga bari baturutse Nyakarekare na Rubona. Imbuye habanje kwicwa Mukamutara Tereza,
ndetse na Ngaruye twavuze haruguru utarahigwaga. Karuganda Ferdinand, Nkorabikino umuhungu wa Iyamuremye Edouard, Mukaruzamba nyirakuru wa Muganga Ndereya, Gashi Stanislas n'abandi bakurikiraho. Abagize uruhare mu bwicanyi bwibasiye abatutsi bimbuye abaza ku isonga ni Mafurebo Daniel, Minani Sipiriyani, wari uzwi ku izina rya Gipimo, Kirakiraho kwa Hamadi, Munyemanzi wa Ngando, wari uzwi ku izina rya Kirarunduye, Nyaminani Fodouard, Gafaranga ka Semunkima, Mukomeza Jean wa Rwabuze Isoni, Misaga Emmanuel uzwi nka Rusumo, Sinzi nka Yosirasi w'Ikinyinya, Kageruka Sirasi inyuma yambuye, Marisaba Afrodis bitaga Intahana batatu n'abandi benshi tutarondora. Ahabereye ubwicanyi ndengakamere imbuye twavuga nko kuri ADPR Nyakarekare, Icyobe kwa Gaterebe hiciwe abarenga 80 bari baturutse ku Mugina, Ntongwe n'ahandi. Ku musozi wa Mbuye ubu ni umudugudu wa Buremera, akagari kambuye, ndetse n'Ikinyinya mu kagari ka Kabuga. Nyuma yo kurokoka ubuzima ntibwigeze bworohera imfubyi n'abapfakazi, kuko ihungabana nk'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi ntabwo zaboroheye namba. Gusa bafatanyije na leta y'ubumwe baratwaje, barenga amateka yo guheranwa n'agahinda, igicaniro kirongera kiracumba. Tubibutse ko urwibutso rwa Nyakarekare rushyinguyemo abakabakaba 4,000, ariko hakaba hariyongereyeho abahashyinguye bavanywe mu cyari komine Nyamabuye. Amahoro n'amahirwe. None se nkundira nawe nkwibarize, wowe wamenya amaraso inyungu yabaye kwica abana kandi warabyaye, ugatinyuka ababyeyi kandi warabyawe, wabujije ababyeyi kwirerera abana, ubuza abana gutetera ababyeyi. Niyihe nyungu yo guturana n'amatongo, niyihe nyungu yo gukaraba amaraso? Ujye wicara nawe wigaye, maze ubone neza ko nta nyungu y'igihemu. Wowe ujye wicara nawe wigaye, maze ubone ko nta nyungu yo guhemuka. Babyeyi bacu ijambo riduhoramo, duhora twibaza tuti yaba mu gihari. Babyeyi bacu ijambo riduhoramo, duhora twibaza tuti yaba mu